buzima bwanjye nta kintu cyanteye agahinda nko gusanga umusore tumaze imyaka 2 dukundana turyamana buri munsi uko tubishatse anca inyuma akarenga akajya kurongora n'umukobwa wanjye. Uzi kugira ngo wowe n'umukobwa musange umugabo, mwa bantu ni agahinda kanshenguye umutima. Uko umuntu yumva mfite ikiniga ndi kwibaza nti ndabigenza n'umwuka agira Imana. Ibintu byanshanze. Ikibabaje kurushaho uwo musore umaze iminsi andongora yanteye inda, kandi ntabwo ari ibyo gusa, yewe n'umukobwa wanjye bari gupanga kubana. Dore ukuntu ubundi iyi nkuru yatangiye. Mu by'ukuri ndi umugore wishoboye pe ku bijyanye n'amafaranga, mfite akazi keza, maze igihe kinini cyane umutware wanjye yaritabye Imana kera cyane nkiri mutoya. Mu kwitaba Imana yansigiye abana 2, umukobwa mukuru w'imfura ufite imyaka 20 n'umuhungu mutoya ukiri primaire. Nuko umugabo wanjye amaze kwitaba Imana twakomeje ubuzima, nuko nza gushaka umushoferi uzajya ajyana abana banjye ku kazi kuko njyewe nditwara. Ariko rimwe na rimwe nimugoroba igihe nasohokanye n'abadamu tugasangira icupa naba narinyweye, uwo mushoferi nanjye akaza akantahana. Ariko ubundi akazi ke kwari ukujya atwara abana banjye ku ishuri, yaba umukobwa yaba umuhungu bose akabajyana ku ishuri, akaza kujya no kubatahana. Nuko ariko kazi ke yari umushoferi wacu mu rugo. Ubwo nanjye naba nanyweye cyangwa numva nari muri mu byo gutwara, akaza akantwara, ubwo nkamwishyura nyine nta kibazo cyari gihari. Uwo musore yadukoreye imyaka igera kuri 6 pe, urumva ko twamaranye igihe kinini. Yageze aho aba nk'umwana wo mu rugo, yewe rimwe na rimwe akanaza nka nijoro dutashye dutinze, amubwira ati genda uri mu cyumba cy'abashyitsi uri gutaha mu gitondo. Yari umusore mukuru, ntabwo yari umwana oya, kuko yarutaga uwo mukobwa wanjye, we yari umusore mukuru. Igihe cyarageze rero uwo musore tuba inshuti cyane rwose. Njyewe ndamubwira ntukananyite nyakubuje, jya umpamagara mu izina nitwa gutya cyangwa nyite mama runaka, kuko twari dusigaye dusohokana tugasangira. Yari umuntu dusangira, yari inshuti y'umuryango muri make. Urumva nk'umugore w'umupfakazi nabaga nkeneye umuntu dusangira, nabaga nkeneye umuntu tuganira, umuntu mwisanzuraho. Uwo musore rero yarahabaye, dukomeza ubucuti. Ariko nyuma y'igihe aza guhindura akazi, aza kubona akandi kazi keza, aransezerera aragenda. Mu kugenda uwo musore twakomeje kuba inshuti pe, icyo gihe twari tutararyamana, twakomeje kuba inshuti. Rimwe na rimwe akajya anyuzamo akaza nko kunsura, muri wikendi tugahura tugasohokana, nko kuri Noheli cyangwa kuri Bonane nkamutumira akaza mu rugo tugasangira, mbese namufataga nk'umuhungu wanjye. Ukuntu rero twaje kuryamana, urumva icyo gihe yari yaragiye, nari narashatse undi mushoferi uzajya utwara abana banjye. Umukobwa wanjye yaje kurangiza segonderi, atangira kujya yirirwa mu rugo mu gihe ategereje kujya kwiga kaminuza. Nuko rero mu minsi ishize twari dufitanye gahunda n'uyu musore yo guhurira mu kabari, hari kuwa gatanu. Ndamubwira nti uzi uyu munsi dusangire nahembwe, ndakugura icyo ushaka. Nk'uko bisanzwe, nk'uko dusanzwe dusohokana, nta cyari cyahindutse. Nta kuvuga ngo nari mfite irari ry'imibonano oya. Nuko rero kuwa gatanu duhurira ahantu mu kabari kari VIP. Uwo munsi turasangira, ndetse kuko ndanamushimira, ndamubwira nti wambere inshuti nziza, imyaka ishize ntabwo ugeze ugaragaza imico y'ububandi cyangwa imico yindi, ibintu nk'ibyo. Namushimira ibyo yagiye ambonaho. Twarasangiye rero, cyane ko iyo nabaga ndi kumwe nawe mba numva ndi safe. Iyo ndi kumwe nawe nanywa nashaka nkanywa litiro 10 za byeri, kuko mba nzi yuko byanga byakunda arashaka uburyo ndagera mu rugo. Kuko hari n'igihe twasendaga twese, agahamagara umushoferi mugenzi we baziranye akaza akadutahana. Urumva ko iyo nabaga ndi kumwe nawe nabaga numva ntekanye. Uwo munsi twarasangiye rero, turanywa kuko turazibabaza.
ngiye nkirika icupa narihirika rwose, ariko umunsi narihiritse naryo rirambirika. Ndasinda mwa bantu mwe, nk'uko mubizi bisa nabi kubona umugore w'umudamu ukuze nkanjye yasinze agenda ahirimanga. Uwo musore nubwo yarambonye nasinze bigeze aho ngaho, yarambwira ati mawuja ntabwo natuma utaha mu rugo abana batakubona umeze gutya, tugiye gutaha iwanjye. Ubwo nari nasinze ariko ibyabaye byose ndabyibuka, ndavuga nti nanjye rwose ndumva ntazi, ntabwo nataha mpirimanga gutya. Umusore yankubise mu modoka, urumva no kwinjira mu modoka cyari ikibazo. Ahamagara umushoferi araza aradutahana atujyana iwabo w'uwo musore wahoze ankorera. Tugeze iwe yanjyanye mu cyumba, anjyana mu cyumba cy'abashyitsi kuko aba mu nzu y'ibyumba 2 na salo. Tangije ndamubwira nti rero yitwa Edouard, ndamubwira nti Edouard ntabwo nararana njyenyine, ngiye naje kuwusura, ndaza hano uvayo hano urare hano cyangwa se nze ndaraho ugiye kurara. Urumva nawe ngiye kurara ahantu hatari mu rugo, mvuga kwiraza bitaryoshye, ariko nkeka ko ahari nuko nari nasinze, none se iwanjye siniraza, n'icupa hari ryabinkoreshaga, gusa numvaga ntashaka kurara njyenyine. Umusore arambwira ati ngo ngwino ujye kundaza niba ari ibyo. Umusore yarampagurukije yafatisha ku rutugu aransindagiza mpaka tugera mu cyumba cye. Tugeze mu cyumba cye, mu by'ukuri cyari icyumba cyiza ariko cy'umusiribateri nyine, nta bintu byinshi by'ibikabyo, nuko ndaryama. Nk'uko mubizi abantu b'abadamu kurarana ibikariso, ibisutiye, ibiki, niba ari ikintu gishobora kukubuza amahoro ntunasinzire, nibyo bintu. Nararyamye ndigaragura, none nanasinze, numva nshyuhiranye, numva mfite isereri. Ndamubwira nti Edouard babona unkuremo imyenda, ndumva mpfuye, unshakire isengeri cyangwa umupira ndarana. Edouard nawe ni umuntu mukuru, yabinkuyemo ankuramo ikanzu. Amaze kunkuramo ikanzu ndavuga nti kuramo n'isutiye, arayifungura ayikuramo, umupira ariko ntiyankuramo ikariso. Kandi mu by'ukuri inzoga nari nanyweye numvaga ntashaka no kujya guhaguruka, namubwiye nti nkuramo n'iyo kariso. Nambaye ikariso isanzwe apana zino za siringi hoya, nambaye ikariso isanzwe, igikariso kinini cy'umukara. Nuko umuhungu ayinkuramo, amaze kuyinkuramo igihe cyansekeje, uwo mwanya yagiye muri dushe arayifura ngo kugira ngo niba cyanze kubona umwenda nambara, aragafura, amaze kugafura akanika aho muri dushe. Nuko araza turaryama, twararyamye nko mu minota 30 twari dupfumbatanye, turapfumbatana. Umuhungu niba ari uko ahari yarapfumbase nambaye ubusa, yatangiye gucyukwa. Urabona igitsina gabo iyo abishatse ihita imuta amazi kuko ihita ihaguruka. Umuhungu aragiye kumva numva urumuri rwahagurutse kuko yarapfumbase ankubitse inyuma, numva ibintu bye byahagurutse pe, iki kintu kinkajya nyumva. We yararaye yambaye itiriningi, kumva nabwo yari yambaye ubusa, yaranyubahaga. Yari yaraye yambaye itiriningi, yambaye agapira, ibintu nk'ibyo, aranyegera kabisa. Ubwo uko yagendaga ashyukwa igenda ihagarara, nagendaga nyumva ibyuka ifata umurego. Umuhungu yageze aha arashyukwa, akajya yimuzaho gutya nkumva ikunjomba inyuma ku kibuno. Noneho nanjye nk'umudamu udaheruka umugabo umaze imyaka igera ku 8, umubiri utangiye guhinduka, utangiye kunsaba ibintu byinshi. Iyo umuntu yasinze rero nta marangamutima yo kwihagararaho, ntaki, numvise ntangiye gushyukwa, ndahindukira. Mu guhindukira nta bintu byinshi twavuganye, nahise nyifata gutya mu ntoki ntangira kuyikarisa, oya inyuma mu ipantaro. Uwo mwanya umutipe nagiye kumva numva atangiye kumanura ipantaro. Mu by'ukuri ntacyo twari twakavugana,
nkabifata neza gutya mu ntoki nta kintu kiriho n'abantu numva ni ubuzima ntanibuka uko bumera bwo kuva umugabo wanjye yakitahira ni ibintu ntigeze ntekereza kongera kujyamo nk'uko ntigeze nanatekereza kongera gushaka naravuga nti abana babiri barahagije reka niturize mfite amafaranga yanjye mbere ubuzima bwiza ibintu byo kongera gushaka abagabo numvaga bitandimo umuhungu namufashe inkoresho gutya mu ntoki umubiri wanjye wose urashyuha pe ndanatutubikana ntibyatinze umusore yaranyegereye atangira kunkora ku mabere wibuke yanambaye umupira we ankora ku mabere arankora dutura aho ngaho mu ishuka amanura intoki numva atangiye kunkora mu maguru ntabwo nari bumuhagarike numvaga rwose uko yagenda kose tugiye kubikora ni ukuvuga ntawasabye undi umuhungu yarantiguye ewana buri kimwe cyose aragikora nkumva shahu biraryoshye mana yanjye urumva nyuma y'uko umugabo wanjye yitabye imana nabanje kurwara depresiyo y'agahinda gakabije noneho agahinda kamaze kurenga ntabwo uburibwe ako gahinda kari karansigiye byari gutuma nongera gutekereza ibyiza byo kurongorwa ibyiza by'imibonano rikada ni ibintu byajyanye n'umugabo wanjye byose kuko numvaga nta n'undi mugabo n'umwe wanezeza kuri iyi si nk'umugabo wanjye nk'abantu mwe naragiye nshaka ibindi binezeza ubwo iyo nabaga nasohokanye n'abadamu tukabyina tugasinda tugataha numvaga ubuzima buryoshye hari abahitaga bajya gushaka abasore babarongora hari abahitaga bataha mu rugo ariko njyewe numvaga nimba nabyinnye nasinze nashyizemo agafuri numvaga nta kindi nsigaje uretse gutaha iwanjye nkareba ko abana banjye bose baryamye neza ubundi nkaryama umusore yankozeho anyibutsa ukuntu hari urundi ruhande rwiza cyane nirengagije kuko byaranshimishije ndavuga ntese unteye gute byigeze ngira urukumbuzi rw'ibi bintu n'uburyo biryoha umuhungu rero navuga nti yazuye akabuze ntibyatinze yayicumitsemo arara ayikubitamo umwana w'umusore arandongora yesu wanjye byarandenze ntangira no kurira kuko yarandongoraga nkibuka ya shusho y'umugabo wanjye yayikubitamo gutya yambwira ati biraryoshye nkumva neza neza ni umugabo wanjye ku buryo natangiye kumuhamagara ngo sheri nari mbikumbuye yarancumise umwana arandongora ndarangiza yewe ndongera ndiyongeza ndongera ndarangiza birangiye naramubwiye nti duwa uzi ko uzuye akaboze nizere ko ugiye kuzajya wivurira buri munsi yarambwira ati kereka ikidashaka iryo joro bwarakeye kumva harimo no muri wikendi yewe n'uwo musore nta kazi yari afite uwo munsi twaririrwanye umve ko gutaha byaraniye yiriwe ndongora arandongora saa 12 za nimugoroba cyokoze numvaga cyatse umuriro numvaga nabihaze ndavuga nti shamwe birahagije pe nyine umve ko numvaga nabihaze naratashye kuva uwo munsi nageze mu rugo mera nk'umurwayi ntangira kurara ntekereza umusore w'abandi mu by'ukuri ndamuruta pe ntangira kumutekerezaho ntangira kujya mwandikira amagambo atandukanye nayo namwandikiraga ariko muri iyo minsi umukobwa wanjye akaba yari yarambwiye yuko afite sheri yigeze kurimbwira arambwira ati mama mfite sheri uti kandi uramuzi ariko simenye uwo ari we urumva igihe yabimbwiye na mbere yuko ndongorana n'uyu musore umukobwa wanjye akajya yembera ati mfite fiyanse kandi uramuzi n'umuntu uzatungurwa nkavuga ni ntari uzamunyereka nk'abantu mwe uwo musore twatangiye kujya twandikirana amagambo atandukanye ntangira kujya ngiwe kenshi gashoboka umuhungu akandongora
noneho kuko mfite imyaka 45 numvaga naracuze bitapfa gukunda ko nongera gusama ndetse najyaga yakandongora rwose nkataha najya yakandongora nkataha ukwezi kukagenda ukundi kugenda akavuga ni reka njye niruze gusa natangiye kumukunda uwo musore yarandaruye ndamukunda pe kandi nawe akajya ambwira akankunda umutima nkajya ntekereza n'ingenyine nkiganiriza nkavuga ese kuri musore nsigaye mukunda uwo musabye ko tubana n'umugabo n'umugore bikagaragara gute mu bana banjye ndungowe n'umusore nduta nkabitekerezaho nkavuga ni hoya reka uyu musore ajya nyirongorera tugire ibihe byiza twenjoyinge birangire ariko ntabwo nabana nawe aracyari muto ariko nkumva nyine nkeneye umugabo avuga nkeneye umugabo uzajya indongora igihe cyose numva nyine yari amaze kundarura ngo ikintu cyaje kuntungura naje gusama bitunguranye nyine kumwe ikintu gikuru kumva kiranagutunguye nubwo byambabaje hoya byaransekeje gusa ndavuga ati ibintu bishoboka gute ndavuga ariko ni umugisha Imana inyihereye ikanakundi hirwa n'ibyarira kandi kana abantu bazavuga amagambo menshi ariko ntawe uzanderera ntawe uzantekera reka nibyarira akana ka gatatu nuko ariko nigira inama ndavuga ni ubwo ntwite uyu musore ngiye kumusaba ko twabana kubw'iyo mpamvu gusa ndavuga nti noneho kugira ngo umbyare umwana udafite se kandi se ahari ngo nuko muruta rikamusabe twibane nari mbonye impamvu noneho igaragara yatuma mbana n'uwo musore kuko yambwiraga akankunda ibintu nk'ibyo hagati aho rero iryo joro nkiri kubyibazaho bwarakeye mu gihe nari ntarahura n'uwo musore ngo mbimubwire umwana wanjye aranigera arambwira ati mama ndagushaka ese mwana wanjye byagenze bite umwana wanjye yansanze mu cyumba turi babiri musaza watumva arambwira ati ma narakubaganye nkora amakosa ariko mbanje kugusaba imbabazi ayo makosa ati narasambanye none ndatwite ibaba data we numva n'uwo mwana akubise mu cyico ndeba uwo mwana ugiye kubyara na nyina agiye kubyara ndavuga nti ibiki cyakoze ese byagenze bite ati kuko nabikubwiraga mfite fiyanse ati fiyanse wanjye uramuzi pe ati rero nagiye kumusura nyine biraba tukanasabye ntabizi ukano kanya tuvugana ifite amezi 2 ati narabuze aho mpera ndi kubwira ati none rero mama ko narebye mbona ntabyahira mu rugo fiyanse wanjye twanzura ko tugiye gukora civil wedding tugasezerana nkaba ngiye tukabana noneho namara kubyara tugomba guhita dukora ubukwe famiye yose ikabimenya tugasezerana mu rusengero nkabyereka Imana numva nubwo nari mbabaye ariko umwana wanjye basi ntabwo nkojeje isoni burundu namubwiye rero umwana wanjye nicyo gihe uwo musore musabaze tubonane iyi weekend ndahari twari turi muri weekend ndagiye ku munsi wa gatandatu mu gitondo umukobwa wanjye yarambwiye ateka mu bugisha yaramuhamagaye umwanya yaranyicaye impande baraganira gusa ntabwo numvaga nyine ijwi ry'umusore neza tumvikana ko saa 7 umusore ari buhagere kaza umwana njye ariko mwana wa kwambwiye ndamuzi ninde ati waba ati ntabwo nshatse wajyane surprise nyine n'abamubona saa 8 zarageze nateguye fanta hafi aho nateguye byeri umwana wanjye yambwiye ikintu fiyanse akunda kunywa numva ni agacupa ariko ngo bidakabije ndagategura ibintu byose duteka neza mbwira ibyo akunda kurya mbwira ko akunda kurya amafi turamwitegura pe nasaga neza yambaye neza nka nyirabukwe nyine ugiye kubona umukwe saa 8 zarageze mu kadomo imodoka yinjiye mu gipangu mbona ndayizi ni imodoka ye wa mushoferi tumaze iminsi turyamana akamodoka nyine kebwite agendamo gato avuga ntibishoboka umutima utangira gutera ndibuka ko umwana wanjye yambwiye aturamuzi nagiye kubona ngo ntasohotsemo wa musore
wahoze ari umushoferi tumaze igihe turyamana, yasohotse yambaye neza, yaje yambaye agashati k'amaboko hariho agakaruvati, mu by'ukuri yambaye nyine nk'umusore ugiye gusura iwabo w'umukobwa. uwo mwanya nari muri salo, narahagurutse ngenda nirukanka ngana mu cyumba. umutima ukambwira ati oya humura ntabwo ari we, hari undi ugiye kuza. undi mutima ukambwira ati niwe. naragiye mu cyumba ndatuturikana, nzana icyokere ndabanza ndihanagura, ubwo ngo nasaga neza nisize agafondote, ariko nagiye mu cyumba ubwawe uranyica na makeup nisize nshiraho. birangiye ndagaruka, ndaza mpita musuza nk'utamuheruka, ndavuga nti Edouard, kuko umwana wanjye yari aho twasuzanyije nk'abantu bataherukanaga. umukobwa wa gitima ati surprise, ati wari Edouard wamwibukaga? ati wari uzi ko se yarabyibushye angana atya? uti yabonye akazi keza asigaye abayeho neza, uti ngo yarangije no kubaka, umwana wanjye atangira kumbwira ibyo umusore yagezeho njye ntaranamenya. naguye mu kantu ariko nicaraho turaganira bambwiye imigambi bafite. mu by'ukuri umusore ntabwo twaganiraga nk'umuhungu umaze igihe andongora, ndetse tumaze n'iminsi mike tubonanye. yanganirizaga kuko nkuganiriza nyirabukwe, mu byubahiro byinshi, amagambo make yabaze kandi straight to the point. twaravuganye ariko buri kintu ndenzaho, nkabura ukuntu mbwira nti ndabashyigikiye. gusa narababwiye nti noneho mureke tubihe igihe tubisengere, mwebwe mugende muhitemo itariki mwumva mwajya mu rukiko, umuhungu azanye inkwano, nyamara gutanga inkwano nta kibazo, umwana wanjye ndagushyigikiye. baje gutaha, umuhungu yaratashye. umwana wanjye ariko nyuma y'amaze atari ku mwaka, umuntu utabyishimiye utamaye felicitation, ni uko usanzwe umuzi, ni ukubera iki? ko nari nzi yuko uraza kwishima. none nawe mwana wanjye nishimye, ahubwo natunguwe. ibyo byararangiye, byaragiye nicara mu cyumba ndarira, ndahogora, nararize pe. uwo munsi nibwo bwa mbere nabonye ndi kuri YouTube gusa, nagiye mbona ibiganiro by'abagabo bagiye barongora abana na ba nyina, numva bagiye baza hano bakagisha inama kuri Mariyamu, hari n'izindi cano z'imbere nagiye mbibonaho. Mariya nibwo nakwandikiye kuri email, ndavuga mbega mbese nzaze nduhura umutima. kano kanya tuvugana umwana wanjye afite inda y'amezi 2, ariko njye mfite inda y'ukwezi kumwe. ubwo ibyo bimaze kuba, naje nyine nibwo nahisemo kuza hano ngo mbagishe inama n'abantu mwe. ibyo bimaze kuba, umusore naramuhamagaye ndamubaza nti gute wakora ibintu nk'ibi ngibi ukandongora uzi yuko uryamana n'umukobwa wanjye? yarambwira ati rero mama umbabarire, mu by'ukuri nk'umusore ukiri mutoya ntubuze irizera n'irizarumba. ati ni ukuri umukobwa wawe yatubwise, ntabwo narindi shuwa neza yuko ari we nzarongora, ariko birangiye Imana impaye ikimenyetso yuko ari we ngomba kugira umugore wanjye. umbabarire pe, ahubwo reka tuganire ku nkwano ngomba kuguhereza. mbona ko none nta biciro ubukwe ntaho nabihera, ariko nkumva nabibwira umukobwa wanjye n'uburyo yari maze iminsi nkunda uyu musore, ariko se nkavuga nti nimbwira umukobwa wanjye nti umuhungu twararyamanye antera inda, umukobwa wanjye akaba atwite, ntabwo ndaba ngiye kumwangiza, kandi mu mutwe mu mitekerereze ye nkamwangiza. ndagira ngo mungire inama uko nakitwara muri iki kibazo, ese iyi nda nyikuremo? nitwa Denise.